Ese Rhesus ni iki? Ese ni akahe kamaro ko kuyimenya cyane cyane ku mugore utwite? Rhesus ni kimwe mu birango by'amaraso biba mu turemangingo dutukura tw'amaraso. Kugira ngo ariko umuntu asobanukirwe neza Rhesus icyo ari cyo, ni ngombwa kubanza gusobanukirwa mbere na mbere amaraso. Burya amaraso agizwe n'ibice 4 by'ingenzi, bityo reka mbibacire ku mayange. Igice cya mbere cy'amaraso ni red blood cell. Utu ni uturemangingo dutukura, akaba ari two dutwara umwuka mwiza oxygen mu mubiri wose. Utu turemangingo kandi nitwo tuvana umwuka mubi CO2 tukawujyana hanze iyo umuntu asohora umwuka. Igice cya kabiri cy'amaraso ni white blood cell. Utu ni uturemangingo twera turwanya indwara mu mubiri wa muntu. Igice cya gatatu cy'amaraso ni platelet. Utu ni uturemangingo dufasha amaraso kuvura umubiri iyo umuntu akomeretse. Igice cya kane cy'amaraso kigizwe cyane cyane n'amazi bita plasma. Aya mazi niyo atwara ibyo tuba twariye, imisemburo n'imyanda y'umubiri. Ibyo ni byo bice 4 bigize amaraso aba mu mubiri wa muntu. Bityo muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ese ni gute Rhesus ari kimwe mu biranga ubwoko bw'amaraso, ndetse turanamenya aho ihurira n'abagore batwite muri iki kiganiro. Reka mbanze mbashimire kuba mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Murabizi ko abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubatagurira. Ikindi kandi wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo wifuza kutubaza, ubaye hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyabuneka twandikire muri comments. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubutumwa, kora share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Tubahaye ikaze aho tugiye kubaganiriza kuri Rhesus, tukamenya uburyo ari kimwe mu biranga ubwoko bw'amaraso, igihe ishobora kuba ikibazo n'uburyo byakwirindwa, ndetse turanamenya aho ihurira n'abagore batwite. Ni mu kanya. Ese ni gute Rhesus ari kimwe mu biranga ubwoko bw'amaraso? Ubusanzwe ubwoko bw'amaraso abantu benshi basanzwe bamenyereye ni A. Ubundi bwoko bw'amaraso abenshi basanzwe bamenyereye ni B. Ubundi bwoko bw'amaraso abantu benshi basanzwe bamenyereye ni AB. Ubundi bwoko bw'amaraso abenshi basanzwe bamenyereye ni NO. Rero Rhesus ni akarango kaba ku turemangingo dutukura tw'amaraso. Iyo umuntu afite aka karango bavuga ko afite Rhesus positive. Mu gihe atagafite bakavuga ko afite Rhesus negative. Ibi biba bisobanuye ko hejuru y'uko umuntu yagira ubwoko bw'amaraso bwa A, ashobora kugira A+ cyangwa akagira A-, bitewe n'uko afite ikirango cya Rhesus cyangwa se atagifite. Ubwo rero ubwoko bw'amaraso umuntu ashobora kugira ni A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-. Reka mbisubiremo kugira ngo tubyumve neza.
Rhesus ni akarango kaba ku turemangingo dutukura tw'amaraso. Iyo umuntu afite aka karango bavuga ko afite Rhesus Positif. Mu gihe atagafite bakavuga ko afite Rhesus Negatif. Ibi biba bisobanuye ko hejuru y'uko umuntu yagira ubwoko bw'amaraso bwa A, ashobora kugira A+ cyangwa akagira A-, bitewe n'uko afite ikirango cya Rhesus cyangwa se atagifite. Ubwo rero ubwoko bw'amaraso umuntu ashobora kugira ni A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+, O-. Reka mbisubiremo kugira ngo tubyumve neza. Mu gutanga amaraso, umuntu ufite Rhesus Positif mu buryo busanzwe ntabwo yemerewe guha amaraso umuntu ufite Rhesus Negatif, kabone n'iyo baba bahuje ubwoko bw'amaraso. Urugero, A+ ntashobora guha amaraso A-, kubera ko aba amuhaye amaraso adasanzwe afite, kandi ibi bituma umubiri ukora abasirikare bo kuyirwanya, bityo ayo maraso aba amuhaye ntacyo yamumarira. Ese noneho Rhesus yaba ari ikibazo? Igisubizo kuri iki kibazo ni oya, ntabwo Rhesus ubwayo ari ikibazo. Ubusanzwe kugira Rhesus Positif ntacyo bitwara umuntu, kuko nibiba biri mu mubiri we kandi umubiri we ubimenyereye, ariko mu gihe runaka kugira Rhesus Positif cyangwa Negatif bishobora kuba ikibazo. Ute rero byaba ikibazo gute? Rhesus iba ikibazo iyo umugore ufite Rhesus Negatif atwite inda y'umwana ufite Rhesus Positif akomora kuri se. Iyo bimeze gutyo ashobora kubyara nta kibazo, ariko mu gihe cyo kubyara ayo maraso y'umwana ashobora kwivanga n'aya nyina, noneho umubiri ukabona ko hari amaraso adasanzwe azwi, birumvikana ugahita uri mu basirikare bo kurwanya uwo mwanzi. Ubwo rero iyo umugore atwite inda zikurikiraho, ba basirikare bajya ku mwana, ubundi bakica uturemangingo dutukura tw'amaraso, noneho umwana ntashobore guhumeka, dore ko twabonye ko ari two dufasha umwana guhumeka. Iyo bigenze gutyo inda ishobora kuvamo, ndetse ntabwo birangirira aho, n'inda zikurikiraho zishobora kugenda zivamo, cyangwa se umuntu akabyara umwana utuzuye. Aha tubibutse ko umwana utuzuye biba bisobanuye umwana ufite ikibazo cy'amaraso makeya, ikibazo cy'ubuhumekero cyangwa se ikindi kibazo cy'ubwonko. Ese ibi ko biteye impungenge ku babyeyi byakwirindwa? Igisubizo kuri iki kibazo ni yego. Ni nayo mpamvu bimwe mu bizamini basaba umugore utwite harimo n'icya Rhesus. Iyo umugore afite Rhesus Negatif akibyara, bamuha umuti witwa Rogam, ugizwe n'abasirikare bica antigene Rhesus y'umwana. Ibyo bikorwa umubiri utarabimenya ngo wikorere abasirikare bawo kandi bamara igihe kinini, mu gihe uwo muti witwa Rogam umugore ahabwa wo wica antigene gusa, ubundi ukabura mu mubiri. Uyu muti bawutanga hagati y'amezi 7 n'8 umugore atwite, bakongera kuyimuha mu minsi 3 akimara kubyara. Bivugwa ko umubyeyi batahaye uyu muti wa Rogam kandi yarawukwiye mu gihe cy'iminsi 3 gusa nyuma yo kubyara, nta kindi kintu abaganga bamufasha mu kumurinda iki kibazo, ariko bamugira inama z'uburyo yakwitwara, bakamuganiriza ngo yumve ko ari ibintu bibaho. Nubwo bimeze gutyo, hari abandi bavuga ko iyo umugore amaze imyaka myinshi atabyara, hari amahirwe yo kubyara umwana udafite ikibazo kinini ugereranyije n'uko yakomeza kubyara nk'ibisanzwe. Ni iby'agaciro rero kumenya Rhesus yawe kugira ngo utazahura n'ikibazo cyo kubyara umwana ufite amaraso make. Ni iby'agaciro kumenya Rhesus yawe kugira ngo utazahura n'ikibazo cyo kuvamo kw'inda kenshi.
Ni iby'agaciro rero kumenya Rhesus yawe kugira ngo utazahura n'ikibazo cyo kubyara umwana ufite amaraso make. Ni iby'agaciro rero kumenya Rhesus yawe kugira ngo utazahura n'ikibazo cy'ubwonko. Ni ngombwa ko igihe bapimye amaraso bareba ubwoko bwayo kandi bakanapima Rhesus. Ni byiza ko buri wese yajya amenya Rhesus yiwe nk'uko ari byiza kumenya ubwoko bw'amaraso yawe. Reka mbashimire kuba mwafashe akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, aho twabaganirizaga kuri Rhesus tukamenya uburyo ari kimwe mu biranga ubwoko bw'amaraso. Muri iki kiganiro kandi twamenya igihe ishobora kuba ikibazo n'uburyo byakwirindwa, ndetse tunamenya aho ihurira n'abagore batwite. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nubwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa kuko no kudusangiza ibitekerezo byanyu biremewe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo, nyamuneka twandikire muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro tumaze kubagezaho, kanda like, ubundi ntiwihererane ubutumwa, kora share, ubusangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro Amagara ni Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.